Reka tugusuhuze kandi tukwifurize ibyiza, tukubwira ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe mu byo ukora byose. Nyagasani akugende imbere. Uyu munsi ni ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9, aho tugarutse muri cya kiganiro cyacu cy'ubuzima, aho uba ugomba kumenya ibintu bitandukanye byakugirira umumaro mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo umenye uko ukwiye kwitwara. Uyu munsi muri kano kanya nkaba nifuje ko wamenya ibiribwa cyangwa se indyo zagufasha kugira icyuya cyiza. Niba ufite icyuya kibi, niba umubiri wawe udahumura neza, cyangwa se igihe ubize icyuya ubangamira abantu benshi bikakujena, uyu ni wo mwanya mwiza wo kugira ngo ukurikire iki kiganiro, umenye ibiribwa wazajya wifashisha, ibiribwa byiza wazajya wifashisha cyangwa se wazajya ukoresha kugira ngo ugire impumuro nziza nk'abandi. Kiba ari ikibazo gikomeye iyo ugeze ahantu abantu bose ukabona bifashe ku mazuru, kandi nawe ubwawe hari igihe ubyiyumvaho. Abantu benshi bagira icyo kibazo, ariko nta mpamvu yo kwiheba, nta mpamvu yo kwihererana, kandi jya umenya ko nta kibazo kitagira igisubizo. Nk'uko tugenda tubisoma mu bitabo, mu bushakashatsi bugiye butandukanye, iyo urebye cyane cyane mu bihe by'ubushyuhe, imvubura zacu cyangwa se uturemangingo tuvubura ibyuya, icyo gihe muri iki gihe cy'ubushyuhe cyane cyane ziba zikora cyane rwose. Ariko ugasanga abantu benshi kubera ko badashaka ko abantu bumva umunuko ubaturukamo, bitera imibavu itandukanye, amadeodora atandukanye, imibavu n'ibindi bintu bihumura neza, kugira ngo basibanganye ibimenyetso by'uko babira icyuya kinuka. Ariko kandi hari ikindi wakora kugira ngo wigenzure, kugira ngo iyo mpumuro igende burundu. Muri ibyo ngibyo harimo no kuba wagenzura ubwoko bw'ibiryo urya, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, nawe ugire impumuro nziza mu bantu, ndetse nawe ubwawe uzajye wumva ko uhumura neza. Twese mu by'ukuri tuzi ko iyo ushyushye ubira icyuya kurushaho. Ni uburyo rero kamere bw'umubiri, ibyo nta wabirwanya. Ni uburyo kamere bw'umubiri wacu bwo kwishakamo ibisubizo, kugira ngo imyanda iri mu mubiri n'umwuka mubi bisohoke. Ugomba kumenya ko buri gitonyanga cyose cy'icyuya kiba kiva mu mubiri wacu kiba kiwufasha kugabanya ubushyuhe ndetse no gusohora imyanda. Muri aka kamaro kose k'iki gikorwa, hari ubwo kizana ikindi kintu kitameze neza. Ni naho rero tuvugira ko icyo cyuya kiba kinuka. Ntabwo ari umuntu ubunuka, ahubwo ni icyuya kimuvamo kiba kinuka. Buri wese akenshi yabize icyo cyuya abatandukanye n'undi muntu uri kubira icyuya. Aha ugomba kumenya ko abantu bamwe na bamwe nta mpumuro cyangwa se umunuko na muto uzanwa n'icyo cyuya bagira igihe umubiri urimo gusohora ubushyuhe. Abandi hari ubwo babira icyuya kinuka ndetse binakabije cyane,
ugasanga rero ni ikibazo. Niyo mpamvu uyu munsi nahisemo ko tuganira cyangwa se nkwereka uburyo bwiza wazajya wifashisha kugira ngo niba ufite icyuya kinuka bishire burundu. Aha turagendera ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga, harimo uwitwa Prof Joanna Lundstrom nuwo muri Karolinska Institute ni mu gihugu cya Swede. Yakoze rero ubushakashatsi bwinshi ku mpumuro ndetse n'umunuko w'icyuya. Yavuze ko icyuya cyacu cyumvikana mu mazuru kenshi biterwa n'ibintu bitandukanye. Aho yatangaje ko guhumura cyangwa se kunuka k'umwuka uva mu mubiri w'umuntu biba biva ku ruhurirane rw'imvubura zitandukanye mu mubiri. Ibyo igice kimwe biterwa n'uturemangingo twacu cyangwa se bacteria za mikorobe ziba ziri mu mubiri iwacu. Ushobora gusanga izo mikorobe ziterwa n'isuku nke tuba dufite nanone ku mubiri, hamwe n'ibidukikije, ubuhehere cyangwa se ubushyuhe n'igipimo cy'umwuka w'aho turi. Ibyo byose rero iyo ubikusanyije nibyo bitanga umusaruro cyangwa se resultat w'icyuya urimo kuguturukamo. Hanyuma kandi yavuze ko ibyo turya nabyo bishobora kugira uruhare runini rw'ingenzi mu mpumuro y'uwo mwuka cyangwa se y'icyuya kirimo kuva mu mubiri wacu. Ku mpamvu zumvikana nk'imiterere karemano n'isuku dufite, ibyo dushyira mu mibiri yacu bishobora kugira uruhare rukomeye ku buryo ibyoya byacu binuka cyangwa bihumura. Aha uhumve neza, ibyo dushyira mu mubiri wacu bishobora kugira uruhare rukomeye cyane ku buryo ibyoya byacu bituvamo bihumura cyangwa se binuka. Ubwo muri make aha byumvikane ko ibiribwa turya ibyo bihindura guhumura k'umubiri wacu. Ntabwo bizwi neza igipimo ibiryo bihinduramo uko duhumura iyo tubize icyuya. Kugeza ubu ntabwo birapimwa neza mu buryo buzwi, kandi nk'uko uriya mushakashatsi Lundstrom abivuga, ariko tuzi ibiribwa bishobora kugira icyo bikora ku buryo duhumura. Umushakashatsi yakomeje cyangwa se yatangaje yuko abantu barya inyama nyinshi muri rusange bajya kunuka, bagira umuhumuro unuka nabi kurusha barya cyane cyane ifunguro ry'imboga. Kandi nk'uko benshi bashobora kuba babizi, umuntu ukunda kurya tungurusumu agira kenshi icyuya gifite ukwacyo gihumura. Abantu barya tungurusumu, iyo umuntu yariye tungurusumu mu gahuru uhita umenya ko yariye tungurusuma. N'icyuya cye kiba cyihariye ugereranyije n'abandi bantu bari muri kondisiyo zimwe cyangwa se bahagaze ahantu hamwe. Hari imboga zitwa asparagus, ziri mu bwoko bw'imiteja hamwe n'ibirungo bitandukanye, nabyo byagaragajwe ko bishobora guhindura impumuro yacu kamere. Ariko ukibaza uti se ni ibiki bigize ibi bibasha guhindura umuhumuro w'icyuya cyacu? Johanna, uriya mushakashatsi nyine turimo kugenderaho, yavuze ko mu by'ukuri bisa n'ibigizwe n'ibinyabutabire bigera mu mijyana y'amaraso, kuvaho
kuvaho bigasohoka no hanze. Ibintu byinshi bigera mu mitsi itwarwa n'amaraso mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, birasohoka biciye mu muhumuro w'umubiri. Rero niba uriye inyama na tungurusumu, byombi bikungahaye ku kinyabitabire cya sulfure. Iki iyo umuntu akiriye gisohokera mu nzira nyinshi, harimo no mu guhumekera epfo. Ariko no mu guhumekera epfo ariko no mu cyuya. Iyo bavuze guhumekera epfo uhita wumva ibyo ari byo. Kera iyo abantu babyumvaga mu ishuri baravugaga ngo twumvishe sulfate de sulfure, aricyo bita n'ugusura. Aho rero iyo tuhageze ujya wumva ko cyangwa se wigeze wumva abantu bahumekera epfo, cyangwa se imisuzi y'abantu ugasanga iratandukanye. Buriya biba biva ku byo bariye. Aho ni ibintu byumvikana neza. Aha rero ushobora kwibaza utese hari ibiryo byatuma icyuya cyawe gishobora kuba cyahumura neza kurushaho, cyangwa se umwuka uguturukamo wahumura neza kurushaho bitewe n'ibyo wariye? Mu gihe hari ubushakashatsi buke bwakozwe ku biribwa runaka bituma ibyuya byawe bihumura neza, inyigo zimwe zerekanye indyo zishobora gutanga umusaruro mu guhumuza icyuya cyawe cyangwa se umwuka uguturukamo. Hano hari igeragezwa ryakozwe cyangwa se ryakorewe muri Macquarie University, ni muri Australia, aho bafashe abagore 43 baryitabiriye, bakarabaga amazi gusa mbere yo kwambara t-shirt za koto, nta deodora biteye, birumvikana, cyangwa se ikintu cyari cyo cyose gihumura bisize. Bambaye iyo mipira mu gihe cy'amasaha 48, harimo isaha imwe y'imyitozo ngororamubiri kugira ngo ibyuya cyangwa se imvubura z'ibyuya zikore, zirusheho gukora mbere yo gukorerwa isuzumwa ryo kwihumurizwa, kugira ngo wumve uko icyuya cyawe cyangwa se umwuka ubaturukamo uraba umeze. Aha hari ibyavuyemo cyangwa se icyo ubwo bushakashatsi bwagaragaje. Abagabo bari bariye cyane cyane imbuto n'imboga basanze bafite icyuya gihumura neza kurushaho. Basanze bafite icyuya gihumura neza kurusha abari bariye ibinyamavuta, inyama ndetse n'amagi, harimo na za tofu. Abo bo ntibanukaga cyane, ni ukuvuga bo bari bafite icyuya kinuka ariko atari cyane. Ariko baje gusanga abari bariye ibinyampeke n'ibinyesukari birimo za carbohydrate food, basanze bo bafite umuhumuro udashimishije w'icyuya cyabo, kubera ko bo bari bafite umwuka mubi cyane. Aba bari bariye ibinyampeke cyane cyane. Hari indi nyigo nayo yari yakozwe ku muhumuro w'icyuya cy'abagore 17 wakurikiranaga imirire yabo y'ifunguro ririho inyama zitukura cyangwa iritariho inyama na nkeya. Icyo gihe ibipimo by'icyuya cyabo byafashwe nyuma y'ibyumweru 2. Hashize ukwezi basubiyemo iryo gerageza, noneho bahinduranya indyo bari bafashe mbere. Hanyuma itsinda ry'abagore 30 basabwe gupima icyuya mu buryo bwo guhumura neza
gukurura n'igipimo cy'ubugabo masculinity. Ibyuya by'aba bagabo basanze birushijeho guhumura neza no gukurura aba bagore igihe bariye ifunguro ritariho inyama. Urumva, ibi biganisha ku gusobanura ko kurya inyama zitukura bifite ingaruka mbi ku buryo icyuya cyawe gisohoka kimeze mu mazuru y'abakwegereye. Ababa bakwegereye biba ari ibibazo igihe wariye inyama zitukura. Nk'uko bimeze akenshi mu bushakashatsi bwa siyanse, hari ubushakashatsi nk'ubu buke bukorerwa ku bagore gusa. Bumwe bwakozwe bwagaragaje ko abagore 3 icyuya cyabo cyasuzumwe mbere, mu gihe na nyuma y'ifunguro ritarimo za karori nyinshi. Abagabo bakunze icyuya cyabo bagore ubwo bari bongeye kurya bisanzwe, ariko ntibakwishimira icyo cyuya mu gihe abagore bari kuri regime birinda karori nyinshi. None birakwiye guhindura indyo yawe kugira ngo uhindure uko umubiri wawe uhumura. Aho rero kurya indyo runaka ngo uhumure neza, umushakashatsi Lundstrom avuga ko mu buryo bwumvikana byoroshye gukoresha imibavu. Yongeraho ko nubwo bwose waba ugira impumuro mbi mu bandi, ahantu hose ibi bidafatwa nk'ikintu kibi. Umushakashatsi yavuze ati hari itandukaniro mu buryo imico y'ibihugu n'ahantu bafata impumuro y'umubiri. Urugero yatanze naho impumuro y'umubiri muri gym cyangwa se mu buriri uri kumwe n'ukunda ifatwa mu buryo butandukanye iyo ari ya mpumuro n'ubundi, ariko uri ahantu handi nk'igihe wicaranye n'umuntu utazi muri bisi. Ikindi, umukunzi wawe ashobora gukunda impumuro kamereye y'umubiri wawe. Ubwo ni uburyo bumwe bwo gusuzuma niba uhuza n'umuntu. Urumva ko rero imirire ifite uruhare runini mu kuba wagira icyuya kibi cyangwa cyiza. Mugomba kurya imboga n'imbuto, mukirinda cyane kurya inyama mu gihe muzi ko mugira umubiri usohora icyuya kinuka.